aba batagatifu intumwa z'Imana tuje kwisunga muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, hari byinshi dushobora kubigiraho, ariko icy'ingenzi ni uko nyine babaye abigishwa ba Kristu, maze kuba abigishwa bikaba ari byo bibahindura intumwa. Ntabwo babanje kuba intumwa ngo baze guhinduka abigishwa nyuma. Natwe rero niba dutumwe mu muzabibu w'Imana, ni uko mbere na mbere twatowe kandi tukemera gukurikira uwadutoye, tukemera kuba abigishwa be. Isomo rero rya mbere rikuru tuvana mu buzima bwabo ndetse bwabaye nk'icyitegererezo muri Kiliziya, tubigiraho kubaho ubereyeho Imana, noneho igihe cyagera byaba na ngombwa ugapfa uyihowe. Guhorwa Imana ni isomo rikomeye, ni isomo ry'ubuzima, ntawe ubyifuriza undi kandi nta n'ubibuza undi. Ariko tubirebye neza twasanga ikibanza ni nka kwa kundi kuba intumwa tubikesha ko twabanje kuba abigishwa. Ntabwo umuntu ahorwa Imana nk'impanuka, ntabwo ari ikintu kimugwirira. Guhorwa Imana ni indunduro y'ubuyoboke umuntu aba yaragaragaje mu bihe bitandukanye mu buzima busanzwe, noneho igihe cyagera akaba yasabwa ubwitange butambutse ubwo yari asanganywe, ariko akabushobora kuko yitoje umunsi ku wundi. Rero hari ibintu bine by'ingenzi bibanza kugira ngo umuntu abe yabasha kwakira uwo muhamagaro. Icya mbere, babanje kumva ijwi ry'Imana. Benshi muri bo bari abarobyi, ari abantu mu bandi basanzwe. Yezu araza abasanga aho ngaho mu kivunge cy'abantu, arigisha, bakorwa ku mutima, buri wese agira ukuntu yumva ijwi ry'Imana. Uwo ni wo mwitozo wa mbere babashije gukora, kandi abumvaga bari benshi, ariko siko bose ibyo bumvise ko Imana ibabwiye mu mutima siko babihaye agaciro kareshya. Kandi ntibahagarariye aho ngaho. Bamaze kumva ijwi ry'Imana, babashije no gukomeza kuzirikana kuki iryo jwi ribabwira, ni ukuvuga ku muhamagaro wabo. Bakomeje kugirana umushyikirano na Roho Mutagatifu kugira ngo rya jwi bumvise barebe aho ribaganisha, icyo ribatumirira kuba cyo, noneho batangire barebe niba iyo nzira bayemeranyaho kandi bayiyemeza. Kuzirikana ku muhamagaro wabo ni uwundi mwitozo wa kabiri bakoze. Umwitozo wa gatatu ni uko muri uko kuzirikana ku muhamagaro wabo babashije kumenya neza na neza icyo Imana ibashaka. Iyo dusenga burya tuba tuzirikana, tuba dushishoza kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho. N'iyo twamaze kubona umuhamagaro wacu, dukomeza gusenga kugira ngo mu muhamagaro wacu Nyagasani atumenyeshe icyo adushakaho uwo munsi muri icyo gihe, kugira ngo umuhamagaro wacu ukomeze kugira ireme kandi ukomeze kugirira umumaro n'indi mihamagaro. Babashije kumenya rero icyo Imana ibashakaho, ntibacumbikishirizaho, ahubwo barakomeza banakihambiriraho. Kwihambirira ku cyo Imana idushakaho nicyo kiduhesha ingabire yo kuba twahorwa n'Imana bibaye ngombwa. Igihe cyose tudatega amatwi ijwi ry'Imana, twaryumva ntituzirikane ku muhamagaro ritugezaho, twawuzirikanaho ntidushishoze ngo tumenye icyo Imana ishaka ko dukora ku buryo bufatika, kandi nitumara kukibona tugikore kandi twizirike kuri uko gushaka kw'Imana, ntabwo wajya muri finale waratsinzwe amajonjora. Rero iri ni isomo rikuru tubigiyeho, ni amahirwe duhawe kugira ngo natwe turebe ngo ko turi aha ngaha, Imana ikaba yaradutoye ikatumenyesha icyo ishaka,
ikaba yaradutumye umuzabibu wayo, noneho mwihambiriyeho bingana iki ku buryo nubwo nasabwa ikiguzi gihanitse kirimo kwitangira ubwo butumwa, nabikora nte nishimye bingana iki? Ngiri isomo rya mbere numva dushobora kubigiraho, kandi bigafasha buri wese kwivugurura mu nshingano arimwo, mu muhamagaro afite muri rusange, ariko no mu murimo asangiye n'abandi. Pawulo mutagatifu intumwa yabivuze we mu yandi magambo, ariko nkeka ko nayo adufasha kurushaho gucengera amahirwe dufite uko areshya. Yatumenyesheje ko hari isano rivuguruye rishya dufitanye hagati yacu. Ndakeka ko twebwe nk'abapadiri iyo tujya kuza hano ntabwo tubanza kuvugana, hari n'igihe tuba tutanaziranye, baraduhamagara tukitaba kuza gukora ubutumwa, dushobora kuba tutaziranye hagati yacu, tutazi n'impamvu ari twe bahisemo, ariko iyo tugeze ahangaha ibyo ntabwo tugomba kubitindaho, ahubwo tubabaza tuti Nyagasani aje kutwereka isano rishya dufitanye, haryo dufitanye mu isakaramentu ry'ubusaserdoti, muri batisimu no mu yandi masakaramento, ariko noneho hari n'umurimo agiye kudusangiza ahangaha muri iki gicumbi. Bityo rero iryo sano rishya tugomba kurisigasira, tugomba kugerageza kuzirikana ndetse no gushishoza kugira ngo tumenye n'iki Imana inshakaho muri uyu mwanya nshyizemo, n'iki nzamarira abandi kugira ngo Nyagasani arusheho kumenyekana, kugira ingoma ye yogere hose, kugira ngo umukiro ugere kuri benshi bashoboka. Iryo sano rishya rero dufitanye, Pawulo mutagatifu we yavuze ati twese turi bene mugabo umwe, turi bene Mana. Iyo tubivuze gutya, kuko tubimenyereye, kuko dusenga, kuko twaririmbye Gloria, bisa n'ibintu byikora, ariko ntabwo ntakikora mu buzima. Buri kintu kigira ugikora. Ahangaha icyo Pawulo mutagatifu atwibukije ni ishema ryo kuba umwana w'Imana tugomba kugira. Ntabwo turihorana. Ubu ndavuga nihereyeho, ariko mwebwe niba murihorana, Imana ibisingirizwe kandi mukomereze aho ngaho. Ariko niba mumeze nkanjye, twisubireho, tujye dusaba imbabazi aho tugize intege nke, hanyuma twemere no gutera intambwe aho Roho Mutagatifu abidushoboreje, abiduhamagariye. Ni ishema kuba bene Mana, ni ishema kuba bene mugabo umwe, ariko ni n'inshingano kwitwara dutyo. Kuba tuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru ni byiza, ariko ntibihagije ngo twitware nk'abana b'Imana. Kuba tuzi ko turi abana b'Imana, kandi koko nibyo niko Yohani intumwa tubwira, ni byiza, ariko ntibihagije kugira ngo mu mibanire yacu no mu mikoranire yacu kuba umwana w'Imana koko byigaragaze. Ibwo ni ubuhamya ko ari ihame ko turi bene Mana, ntawijyaho impaka, ariko ko ari inshingano buri munsi yo kwitwara nk'umwana w'Imana, yo kubanira mugenzi wawe nk'ushinzwe kumugeza ku mukiro. Ibyo byo ni inshingano ya buri munsi. Pawulo mutagatifu intumwa rero muri iryo sano atweretse, tuzirikane ko dufite ishema ryo kuba twaratumiwe, twaratowe n'Imana, ndetse ikaba yaradutumye mu muzabibu wayo muto uri ahangaha, ariko tunazirikane ko iryo shema rijyana n'inshingano. Noneho dusabirane kugira ngo buri wese ahagarare mu nshingano ze uko bikwiye, azirikana ko ari iza Yezu Kristo ubwe, kandi ko habereye na mugenzi we kugira ngo arusheho koroherwa, abashe nayo gusohoza ize. Kuko umuntu akize akikiza wenyine ntacyo byamumarira. Pawulo mutagatifu intumwa yagerageje no kutwereka uburyo twakumva iryo sano rishya. Ati turi inzu. Sinzi niba mwumva hari mu ishema ryo kuba inzu, ariko ntahagarire aho ngaho ati ariko turi ingoro.
sinzi niba twiyumvisha itandukaniro riri hagati y'inzu n'ingoro, kuko n'ingoro ni inzu ariko ni inzu yihariye. Ati rero muri iyo nzu uburyo yubatswe kuri Yezu Kristu, byose bikazamuka bisobekeranye neza. Aratubwira uburyo inzu yubatse, nk'uko wavuga amatafari cyangwa ukareba ariya mabuye, ukareba ukuntu agerekeranye, adasa, atangana, ariko na n'ubu imyaka ikaba ishize ari 40 ataragwa, kubera ko asobekeranye neza. Umwubatsi yabaye umuhanga, buri kintu cyose kijya ku mwanya wacyo, kandi buri buye rifite agaciro karyo, ritasimburwaho n'irindi. Ega natwe mu muhamagaro nuko, nubwo twahamagarirwa gukorera hamwe, cyangwa no mu rugo, umuntu akaba ari umugabo, ari umugore, ari abana, buri wese aba afite inshingano ze adasimburwamo n'undi. Iyo azisoje neza n'abandi baroroherwa, yazisoza nabi n'abandi bakabangamirwa. Kwa kuba inzu ikaba inzu idigadiga, inzu idakurikije gahunda, inzu ishobora gusenyuka. Turi inzu, uburyo yubatswe, ninde wubaka, ninde unyubaka umunsi ku wundi, ninde utugira inzu twese hamwe, akadukoranyiriza hamwe kugira ngo tubashe gufatana urunana, noneho tuba ingoro. Kuko ingoro ntabwo baba bareba cyane cyane uko yubatse, nubwo nabyo birimo, ariko icy'ingenzi n'uyituyemo. Ikigira inzu ingoro n'uyituyemo. Umwami ntatura mu nzu isanzwe, ntibavuga bavuga, kubera ko ari wituyemo ibi ngoro. Ariko ntimukeke yuko nubwo waba ukomeye gute ufite amafaranga ntabwo utura mu ngoro. Mwebwe mutuye mu ngoro? Yego. Aha rero iyo sano atweretse aho ritugeza nk'inzu, uburyo twubatswe, ko twubakwa na Kristo, twubakiye kuri Kristo. Hakaba Roho Mutagatifu ugenda uduhuza kandi adufasha gusobekerana neza kugira ngo tube abahamya b'ingoma y'Imana, ariko duhinduka ingoro kuko Yezu adutuyemo rwagati. Nkora iki ku giti cyanjye, dukora iki nk'itsinda ry'umurimo kugira ngo Yezu Kristu aduturemo rwagati mu murimo dukoreramo, mu butumwa twahawe. Niba Yezu Kristu utamwimakaje hagati yacu, ntabwo dushobora kuba ingoro. Wenda tuzaba inzu ifite uko yubatse, ariko ntabwo tuzaba ingoro. Reka rero amahirwe twahawe yo kuba inzu mu muhamagaro tuyungikanye n'ayo dufite yo guhinduka ingoro, ingoro y'Imana. Bavandimwe rero, uyu mwanya ni mwiza kugira ngo twese twikebuke, twirebe, tumenye uko tureshya, ariko Imana itureshya tuyemerere itwigarurire, ituyobore, tuyiyoboke, tubane kivandimwe, tugire amahoro, dutera amahoro. Twebwe nk'abari mu kigwi cy'abayobozi, ndavuga abasaserdoti na bamwe muri mwebwe mu mirimo itandukanye muyoboramwo abandi, dusabwe gusenga dushimitse, dukomeje, kuko na Yezu yaraye ijoro ryose asenga mbere yo gutora intumwa ze. Si uko yari yayobewe icyo akora, ahubwo ni uko yashakaga ko atagira icyo akora yitumirije atabyumvikanyemo na se. Yungaga ubumwe na se kugira ngo umurimo agiye gukora ntube umwitirirwa, ube umurimo w'ubutatu butagatifu. Ni isomo ryo kugira ngo iyo nkora imirimo yanjye kandi nkifuza kuyikora neza, tutamaranira imyanya ya mbere kugira ngo bandebe neza, ahubwo ngaharanira gukora neza kugira ngo n'abandi bamererwe neza. Ni isomo ry'uko tuzi uwo dukorera, ko databuja mukuru ari Yezu Kristu. Bityo nubwo umuyobozi ataba nshinze ijisho, umutima wanjye nama unshinze ijisho, Roho Mutagatifu muri jyewe abinyibutsa, nkaba ngomba kwibwiriza, ariko nkaba nanabwiriza mugenzi wanjye turi kumwe, kugira ngo ibintu birusheho kuba bizima.
dushobore guhindukirira imana, noneho natwe twubake ingoma y'imana aho twatumwe. Nyagasani Yezu yatoye abigishwa be, ariko no mu bigishwa yari yateguye atoramo 12. Abakozi bakorera kiliziya ni benshi, ariko bose ntabwo bakorera ahangaha. Aho rero imana igushaka ni naho uba ufite ubutumwa. Ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, hanyuma wabireba ku bundi ruhande wenda hari rutagororotse, kavuga uti ariko harabura iki n'iki n'iki n'iki, nabyo nibyo. Nakavuga ati ariko ntawanga konka nyina ngo arwaye ubuhere. Nidusenge rero kugira ngo dusobanukirwe n'inkunga yacu yihariye dushobora gutanga kugira ngo Nyagasani amenyekane mu butumwa twashinzwe. Nitwemere kandi tumanukane na Yezu, tuve ku musozi ahirengeye. Iyo tumaze gusenga, duharanwe no gushyira mu bikorwa ibyo twumvikanye nawe, ibyo yatubwirije. Tumanuke aho hantu h'igisiza, mu bibazo bya rubanda, mu bibazo byabo dukorana nabo cyangwa tugenda tugana, benshi batubona nk'abagira neza. Twemere koko tubabwire ko umugira neza ari Yezu Kristu rwagati muri twe. Abari mu buyobozi ntibazabura abaharanira kubakoraho. Twabisomye mu Ivanjiri ngo rubanda rwaharaniraga kumukoraho kuko abamukozeho bose bakiraga. Ariko uzaba aharanira kuwukora hazaba ashaka gukira. Ushishoze umenye indwara ashaka gukira, ushobora gusanga atari we muganga wayo. Umwohereze kubishinzwe n'ubishoboye. Nyagasani nta kimunanira. Nimucyo rero muri uyu mwanya mwiza Nyagasani yaduhaye gushyikirana n'aba batuye ijuru, kandi tukaba dusangiye isano muri Nyagasani turi bene Mana, bidutera umwete n'imbaraga, biduha ibyishimo byo kubana no gukorana mu mahoro. Duhihibikanire ko buri wese agera ku mukiro Imana imwifuriza. Tugire uruhare kugira ngo aho turi harusheho gutera imbere no kumera neza. Iyo ni inshingano, ariko turanayikesha n'iryo shema. Kuba turi kumwe bidutere imbaraga n'ibyishimo. Sinasoza ntabibukije yuko kuri uyu munsi duhimbaza abatagatifu Simoni na Yuda ariwe Tadeyo. Ari ngombwa no gushyira mu isengesho ryacu Arkiyepiskopi uri mu kiruhuko, tukamusabira kugira ngo akomere. Mu minsi itambutse yagiye ahura n'ibigeragezo by'ubuzima, byo kurwara. Ubu twavuga ko ameze neza, ariko Nyagasani amubera ibyishimo kugira ngo imirimo yamukoreye, ineza yakozemo ikomeze imuherekeze, kandi ikomeze imuzanire abantu basangiye iryo sano. Ariko turanazirikana n'abandi benshi tuzi bitwa ba Tadeyo, abitwa ba Yuda, abitwa ba Simoni mu miryango yacu, abapadiri bagenzi bacu n'aha hafi yacu. Ariko kandi turanibuka, turazirikana, tunasabire umupadiri mugenzi wacu Emmanuel Sebahire, Imana yahamagaye ejo bundi, wari padiri mukuru wa Shyorongi, kugira ngo imwakire, imushimishe, imunezeze, ihoze abo mu muryango we n'abakirisitu yararangaje imbere. Ariko natwe twese iduhe umutima wo gushimishwa no gukomeza gusangira nawe isano twasangiye agihumeka umwuka nk'uwacu, rigumeho, kuko akomeje kuba mwene Mana, ndetse arushijeho kujya mu mwanya wisumbuye uwacu, kuko atagishobora gusubira inyuma. Tumusabire tunamusaba ngo nawe namara kugubwa neza akomeza tuzirikane mu butumwa dusizemo. Nyagasani Yezu nabane namwe.